kuko mana yanjye ntiwayibonye inkuru DJ Brian yasabiye imbabazi buryo ki yatukanye bitutsi bitaba byo kwandagazanya. Ni inkuru ibyo byabaye mpari byabaye mu okay. Ubundi yuvuze ngo inkuru yabaye ihari iyo ibifite credibility niyo mpamvu ahangana kuko ko natangiye kukwemera no kubona ubu ukeneye promotion ndakubwiza ukuri ukeneye credit niyo karita ukayibona kuko ufite ubushake nuvuga ngo urashoboye nubwo ntaramenya ko ushobotse urumva ko habura akantu gato ko gushoboka gusa ngo twagiye byagenze bite ngaho ko umuntu agomba kugira ni inkuru yabaye mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu byari mu rukerera ego aho twari turi ahantu bita Green Lounge wari uhari wari uhibereye ntabwo ari inkuru wabwiwe wari uhari nari mari na Brian ubwe muri speech yavuze ko twari kumwe ego bon icyo gihe twari turimo gutaha byari bibaye nka saa 10 bizi ko bari bamaze iminsi baradohoye kubera amagare yego yari amasaha Brian twarasangiye kofi kabisa zikonje niki kofi cyangwa ibitsindira mujye mu bintu mazina yanyu turimo dusohoka tugeze muri essentiel yo hasi abantu bazi iriya nzu Green Lounge koreramo yego bayita Silverback niko bayita yego umugabo yabonye Tesha aravuga ngo dore cyagitinganye uwo mugabo yego aravuga ngo dore cyagitinganye atangira kuvuga amagambo ameze nk'amusesereza yego ibyo kinyara cyicaye ibintu nk'ibyo ngibyo yego Tesha nawe aravuga ati ariko byari kuba bibabaje iyo nza kuba ari njye unyara wicaye gusa nawe nta bindi ujya gukora ukicara ariko ubwo yabivuze mu mazina yabyo nawe urabyumva yego nawe urabivuga mu mazina yabyo please ndagusabye ndashaka ngo bidusoba no ibyo kujya tubara inkuru my friend this is the showbiz urukunyumva ntago tujya dukora showbiz tumeze nk'abantu bari kwa minyone ntabwo ariko bimeze please okay urumva Tesha we yamubwiye ibijyanye no kujya mu bwiherero kwa abantu bisanzwe bakora ibikorwa umugabo yaramubwiye ngo unyara wicaye Tesha aramubwira ngo unya wicaye yego ni ikihe gisebetse muri ibyo simvugo y'ikinyarwanda uratinya kubivuga kubera ikikomeza icyo gihe rero habaye gushyamirana umuntu witwa Tesha bamukubita imbwa y'urushyi uwamukubise inkumi urushyi ninde uwo mugabo icyo gihe rero kubera timu y'abantu bagendana na Brian ntabwo yagendana na Tesha gusa bagendana nk'abantu nka batandatu haba harimo abamuvugiriza ingoma abakanda nzugi abarigata birato abakomba kwaha abaje kunywa iz'ubuntu kuko hariya Brian abafite icyo kunywa cy'ubuntu aka ni akazi nakoze ndabizi DJ abantu baba muri inyuma komeza yego hanyuma rero Brian nawe byaramubabaje bakubise ishumiye bajya kuri uwo mugabo barahondagura nk'ingoma z'abapfusi yego barahondagura kabisa usibye ko abataximeni bari aho ngaho hafi hari abantu bita ngo niba wari uhari utari gukora kubera uwabanje gukubita ninde uwo mugabo yakubise urushyi Tesha icyo gihe Tesha nawe ameze nk'ikimata nta kurekura nta icyo gihe ahise amwiyahuramo urumva bibaye intambara ba Brian baraje batangira baramukubita bien bamugira inogi hanyuma rero ukuntu byagenze ba bantu bitwa ngo ni abasare nibo babakijije bamwe batwara imodoka zitari izabo baza gutwara bamwe abashoferi batagira imodoka batwara batagira imodoka batwara baza gutwara abasinzi n'abasinzikazi iri kuzamo DJ Brian ntabwo yarakwiriye kuyizamo kuko yarameze nk'uje gukiza umuntu we bakubise icyo gihe ukuntu byagenze intambara
intambara yararangiye barataha, ariko amakuru mfite nuko umugabo yashatse nimero ya Brian arababwira ngo ngiye kujya kuri RIB kubarega nimutama amafaranga miliyoni 2. Brian aramubwira ati urajya kurega kandi ari we wiyenjeje, we watangiye ukubita none amafaranga ntayiki, none se urajya kuri RIB uvuga ko wakubiswe n'abagore. Ariko kubera yuko Brian abagore Brian yavugaga nabahe ubwo ni we na Tesha uretse gato the fuck ariko sha ubu tashaka gukubita ingumi ukavuga ngo ayikubiswa n'umugore. DJ Brian yagukubita mawashigeri ukavuga ngo ikubiswe n'umugore. Komeza. Urumva rero ahantu mberukira Brian twavuganaga ari Uganda, bahita bajya Uganda na Tesha. Ariko uwo mugabo yari yabyutse abahamagara babwira ngo arajya kuri RIB kubarega. Muri make iyo nkuru naho ngaho nayigereje kuko Brian ari mugora twavuganye, ariko twavuganye uko bimeze uko bageze Kigali. Ntabwo nzi niba umugabo yarabareze cyangwa iyo nimero y'uwo mugabo nayibona bisabye iki aho hantu ibintu byabereye nk'abanyamakuru mwarimo. Okay, ntabwo ari abanyamakuru, okay, sinzi umusore nk'abantu mwarimo, sorry, nk'abanyamakuru nta video nta gafoto. Video yo yaracaracaye wayimpaye. Video yo yaracaracaye nayigushakira cyangwa ukajya kwa Kazungu Boss iriyo. Kazungu Boss iriyo. Reka kurebe turi kuvugana. Reka kurebera turimo kuvugana. Kira ningoka. Natari. Indi nkuru itari yo ngigezweho ni iyo wayimpaye. Video ndimo reka shangwe bakobeswa n'umugore. Ubu kuda turuna yatasha ihindutse y'umugore ite? Ariko tuvuze ibintu tugasubira ibindi kugira ngo uko batiyemerera ku buryo bagukubita amawashigeri. Icyo gihe rero kubera ibitutsi byavuye mu kanwa ka DJ Brian yakoze statement asaba imbabazi y'abanyarwanda abumvisha tukana bitutsi nyandagazi n'ibindi. Ntabwo numvishe statement iyo ngicyo ivuga nsobanurira. kubera ibitutsi nyandagazi byavuye mu kanwa ka Brian kandi bikajya ku Karubanda kina iyo video ngo haye urahita ubyumvamo kwitarimo gukinika. I love this game. Uretse gato mwihangane reka nyikine. Jesus ese the fuck. Oh, give me a second. Well, okay, Indi anatanda iyo ngiyo kamera ni yindi nkuru iriho. Indi nkuru yari maze iminsi iri gutrending ariko nabonye meze nk'ingana ku musozo kuko nyirayo yasabye imbabazi. Ni umugabo witwa super manager yagiranye ibibazo n'uwitwa Sam Karenzi. Iriya ntukambwira inkuru zabari abakandazuye, iyo ngiyo ntabwo ari inkuru. Iyo ni inkuru kandi icuruza. Iyo ni ntabwo ari inkuru katezo ziri kurebwa. Ntabwo iriya ari inkuru, ntabwo inkuru ya super manager ari inkuru. Narayikurikiye inkuru ya super manager na ntuza na Karenzi ntabwo ari inkuru, ahubwo inkuru nabonye ni ya Paxson n'umuntu bita Majid Black. Yamufashe gute? Yamufasha mwitumaho.
yamufasha mwihereraho kabisa. Arinde wiherera kundi. Ariko se uretse gato ibingibi ni bikindi kubona abahungu. I think nani super manager ndi gushaka inkuru buryo nyikina. I think intu zanjye ifite ikibazo gikomeye kabisa. Ifite ikibazo gikomeye. Give me a second. Instagram, give me a second. Ifite ikibazo gikomeye cyane. Ese ntabwo ufite ntuza, ntabwo ukoresha TikTok? Ndayikoresha. Abariho njya? Abarihuza. Kuko ndashaka gukoresha telefone. Niho biri buze kugenda neza. Mutapping screen, abasheri mutapping screen. Urabona ko nta muntu yigeze umfubura. Ibingibi biba bigoye cyane. Dore ikigori kisa ngo yagupunda ati